Bahaye ikaze ku kiganiro cya kabiri cyo hirya no hino ku isi. Hirya no hino ku isi tuvuga hirya tukavuga no hino ku isi, tukavuga amateka y'imwe mu miryango migari tubona uyu munsi ku isi. Uyu munsi tugiye kuganira ku mateka y'ukuri y'Abanyarwanda mbere y'Abazungu. Turarebera hamwe imiterere y'u Rwanda rwa kera, tureba abantu batuyemo, turareba imiyoborere ya mbere y'Abazungu, turareba imibereho n'ubusabane Abanyarwanda bari bafitanye mbere y'Abazungu, turareba ubukungu bw'Abanyarwanda mbere y'Abazungu uko bwakorwaga ndetse n'uburyo bwabonwaga, turareba igikomeye cy'ukuri nyakuri kw'amoko y'Abanyarwanda, hanyuma turareba umwanzuro w'iki kiganiro. Bahaye ikaze. Mbere yo kwinjira muri iki kiganiro mwagiye mwumva amakuru amwe n'amwe ku miryango migari igize y'Abanyarwanda, aho yagiye igorekwa ndetse igakubirwa mu bice bitatu aribyo by'amoko y'Abahutu, Abatwa n'Abatutsi. Aho bavugaga ko Abatutsi bashobora kuba baturuka muri Ethiopia, abandi ngo bamwe bagatangira kuvuga ko baturuka mu Misiri, abandi bakavuga ko hari imwe mu miryango yabo ikomoka muri za Uganda ndetse no muri Kongo y'Iburasirazuba. Ahandi twaje gusanga ko Abahutu, ndavuga ku bitabo bya mbere byagoretswe, aho u Rwanda rwatangiriye rwandikirwa n'Abazungu, uburyo amateka yarwo yaje kugoreka. Ayo ngayo niyo mpereyeho, aho bavugaga yuko Abahutu ngo bakomoka mu mashyamba ya Kongo, abandi bakomoka muri Sudani na za Chad na za Angola, aho bavuga ko Abahutwa ari abasangwabutaka nyine b'u Rwanda, aribo babaye ubwa mbere mu Rwanda, ndetse bakaza gukurikirwa n'abo Bahutu baturutse mu mashyamba ya za Kongo, hanyuma bakaza gukurikirwa n'Abatutsi bari baturutse muri Ethiopia. Gusa iyo miterere y'ayo mateka yavuzwe kwari ukubeshya, kuko Abanyarwanda tubasanga mu miryango migari, mu icumi by'imiryango migari y'Abanyarwanda itatu, ariyo Abazigaba, Abanyiginya ndetse n'Abasinga. Mu by'ukuri rero nk'uko nabikomojeho, uko Abazungu baje babikora, baraje bafata iyo miryango uko ari itatu, bayigabanyamo indi miryango itatu, ariko ndavuga iyo miryango itatu ni amoko. Buri muryango ukagira andi moko atatu awushingiyeho, Abahutu n'Abatwa n'Abatutsi. Kuko aha ngaho dusanga mu Banyiginya harimo Abahutu, Abatwa n'Abatutsi, ugasanga mu Bazigaba harimo Abahutu n'Abatwa n'Abatutsi, tugasanga no mu Basinga harimo Abahutu n'Abatwa n'Abatutsi. Kandi bakaza kutubwira ko abo bantu, Abahutu n'Abatwa n'Abatutsi, baturutse ahantu hatandukanye, ariko bakaza kongera kwisanga mu miryango imwe y'amaraso. Icyo rero cyari ikinyoma cyambaye ubusa. Ubwo rero mbahaye ikaze, iyo yari nk'inshamake. Tugiye kwinjira neza mu kuri nyako kw'amateka y'ukuri y'Abanyarwanda mbere y'Abazungu. Imiterere nk'uko nabivuze, nababwiye ko turaza guhera ku miterere y'amateka y'u Rwanda rwa kera. Imiterere y'u Rwanda rwa kera. U Rwanda rwari igihugu gito kigenda cyaguka buhoro buhoro, ndetse abantu barabanaga, bagashyingirana, bagasangira byose, nta moko y'Abahutu n'Abatwa n'Abatutsi cyangwa urwango urwo ari rwo rwose rwarangwaga mu Rwanda. Umuco wabo wari ururimi rw'Ikinyarwanda, ndetse bagiraga imihango bakora bahuriyeho, indirimbo, imbyino n'imigenzo, mbese byose byari ibya bose. Kabiri, nk'uko mbivuze, ndajya nkomeza mvuga nimero y'uburyo
nibyo tugenda dukurikirana. Kabiri, abantu batuye mu Rwanda. Mu Rwanda rwa mbere y'ubukoloni, abahutu bari benshi mu baturage, abahinzi, bagiraga imiryango ikomeye, basengaga Imana Rugira, bashyingiranaga hagati yabo n'abandi. Abatutsi baragiraga inka, bashoboraga kuba benshi baraturutse mu miryango imwe cyangwa imiryango yagiye ifata izina bitewe n'akazi. Naho abatwa baracuraga, bararobaga, bari bamenyereye ubukorikori n'akazi k'amaboko yabo. Noneho abantu bahindukaga umuhutu cyangwa umututsi bitewe n'imiterere y'imibereho yabaga arimo muri icyo gihe. Niba wabaga uri umukene utagira inka, wabaga umuhutu. Waba ukize ufite inka nyinshi, wabaga umututsi. Ibyo rero bigaragara ko bitari amaraso yabigendaga, ahubwo ni ubuzima n'ubukungu bwabigengaga, kuba umuhutu n'umutwa n'umututsi, cyangwa ibyo byagenwaga no kuba hari uburyo bw'imibereho ubayemo butandukanye n'ubundi, bikagushyira mu cyiciro runaka cyo kuba umuhutu, umutwa cyangwa umututsi. Mu bigendanye n'imiyoborere, iyo ni nomero 3, u Rwanda rwari ruyobowe n'abami batoranywaga, bahabwaga ikamba kubera imiryango, ubutwari n'imihango y'ubwoko bw'abami, aribo imiryango. Murabizi mwese ko imiryango y'abanyiginya yari yabyaraga abami. Umwami yari umuyobozi wa bose, yari umwami w'abahutu, abatwa n'abatutsi. Ndetse abiru nk'abajyanama b'umwami bagenzuraga ko ubuyobozi bukorwa mu mucyo, imihango ikorwa neza, ndetse ko yubahirije amategeko agena ko uwo mwami runaka cyangwa se indi migenzo runaka yubahirije icy'igihugu, intego y'igihugu yabaga iriho muri icyo gihe. Kuri 4, turavuga ku mibereho n'ubusabane. Abantu bose bahuriraga mu mirimo, gutera intsinzi, mu mihango y'igihugu, gukorera ubuhinzi hamwe, gukorana mu mibanire nko gufasha imiryango, gutabarana, gusangira amata n'ibiribwa ndetse n'ibindi. Amategeko y'igihugu nk'umwihariko w'ubutabera yavugaga ko umuntu wese afite uburenganzira bwo kurengerwa, atarengerwa no kuba ari umuhutu, atarengerwa kuba ari umutwa, atarengerwa kuba ari umututsi, cyangwa se atarengerwa ngo kuko ari umwe mu miryango twavuze ikomokamo aba bantu mu buryo bw'amaraso, atari mu buryo bw'imibereho, ariyo nababwiye abazigaba, abasinga ndetse n'abanyiginya. Iyo miryango uko nyivuze uko ari 3, iyo miryango ni ikomokamo indi miryango yose tubona uyu munsi mu Rwanda. Nk'urugero natanga, nk'abazigaba bakomokwaho n'abahinda, abahinda bagakomokwaho n'abagesera, tukajya ku basinga bakomokwaho n'ababanda, tukajya ku banyiginya bakomokwaho n'abega n'abatsobe n'abandi. Iyo ni inshamake. Ubwo umuntu yarengerwaga bidatewe n'uko ari umuhinda, cyangwa se atari uko ari umugesera, cyangwa se atari uko ari umubanda, cyangwa se atari uko ari umwega, ahubwo yarengerwaga n'uko ari umunyarwanda. Ndetse amategeko y'u Rwanda buri wese yabaga amureba, ndetse akanamurengera cyangwa se akanamuhana bibaye ngombwa. Kuri 5, navuze ko turavuga ku by'ubukungu bw'abanyarwanda. Umutungo w'u Rwanda wari ubuhinzi, ubworozi ndetse n'ubucuruzi. Mu buhinzi, abanyarwanda bahingaga amasaka, uburo ndetse n'ibindi.
mu bworozi abanyarwanda bororaga inka, ihene n'intama. Ubucuruzi abantu bacuruzanyaga ibintu nk'amasaro, inyama ndetse n'imyenda. Nta muturage waciraga undi imanza kubera ubwoko, ahubwo icyubahiro cyashingiraga ku myitwarire n'umusanzu mu muryango mugari w'abanyarwanda. Ni ukuvuga ngo aha tumvikaneho neza ni uko umuntu yagiraga agaciro bitewe n'umumaro n'umusanzu se cyangwa se imyifatire n'imyitwarire yagaragazaga mu muryango. Iyo niyo yashingirwagaho umuntu ahabwa agaciro. Ntabwo umuntu ahabwa agaciro bitewe n'ubuhutu bwe, n'ubutwa bwe, n'ubututsi bwe, cyangwa se bishingiye ku bwoko bw'amaraso ntabwo babwiye bo abanyiginya, abazigaba ndetse n'abo basinga. Ntabwo umuntu agira agaciro bitewe n'iyo miryango, ahubwo umuntu agira agaciro bitewe n'imyifatire yiwe, imyitwarire ndetse n'umusanzu mu muryango. Icyiciro gikurikiyeho tugiye kurebera hamwe ukuri nyakuri kw'amoko. Aha turareba izina ry'ubwoko, turebe icyo ryasobanuraga, turebe n'icyitonderwa kuri ryo, icyo abantu babaye bumva cyagoretswe kitari cyo uyu munsi wa none. Izina tugiye guheraho ni izina ry'Abahutu. Icyo ryasobanuraga: yari umuturage wahingaga, umurimo we wari uw'ubuhinzi. Icyitonderwa kuri we mugomba kumva, ibi ntabwo byari amaraso. Kuba umuhutu ntibyari bituruka ku bwoko bw'amaraso ye cyangwa se ikindi, ahubwo byari akazi yakoraga. Twavuze ku buhinzi yakoraga n'ubworozi ariko buciriritse. Izina rya kabiri, Umututsi. Umututsi rero basobanuraga yari waragiraga inka, akaba umushumba cyangwa akaba umukungu. Yabaga umukire kubera amatungo, yabaga akize kubera amatungo. Icyo nicyo cyitonderwa kuri we. Bivuze ngo mu Bega cyangwa se mu Banyiginya, uwabaga ukize bitewe n'uko akijwe n'ubuhinzi yabaga ari Umuhutu. Yaba akize kubera ko akijwe n'amatungo akaba Umututsi. Byahinduka agahindukana nabyo. Yaba atagikijwe, nta buhinzi agifite, yaragiye mu by'ubutunzi akaba Umututsi. Yaba yahinduka akagisubira hasi akaba Umuhutu. Umutwa rero, umutwa yari umucuzi, akaba n'umurobyi ndetse n'umunyabukorikori. Abatwa nibo bacuraga ndetse bakora n'ubukorikori bwinshi butandukanye mu Rwanda. Icyitonderwa kuri bo, bari bafite ubukorikori bwihariye. Bakoraga ibibindi ndetse n'ibindi. Bivuze ngo rero uwatindaharaga akava ku gutunga inka, akamanuka akajya hasi, akajya mu guhinga, akazagera ubwo amanuka akajya mu by'ubukorikori ndetse n'uburobyi n'ubucuzi, uwahitaga aba Umutwa. Nicyo byashingiragaho. Ariko nta muntu wavaga kuba umugesera, wenda urugero kuko bagesana babwiye hejuru ko bakomoka mu Bazigaba. Nta muntu wavuga kuba umuzigaba ngo azamanuke ngo agende ngabe ngo Musinga, azamanuke ngo agende ngabe ngo Umunyiginya. Oya, ntabwo byakundaga, ahubwo ibyo byiciro nibyo byahindagurikaga. Ibyo byahindwaga bitewe n'uko ubuzima buhindutse. Nk'iyo umuntu muto yazamukaga akagira amatungo menshi, yahindukaga Umututsi. Iyo umuturage yataga ubutunzi bwe, yabaga Umuhutu. Nuko byagendaga, nta kindi kintu na kimwe cyashingiweho
kuba abazungu n'uyu munsi bakivuga ko abahutu n'abatutsi ngo babisanze mu Rwanda, nibyo babisanzeho, ariko hari bwari uburyo bw'imibereho, ntabwo ari uburyo bw'amaraso. Rero kuko abakoloni baje nta kindi bagamije usibye kugira ngo batwice, badusenye ndetse badusenyere ibyacu, baje bahita bitwaza ngo n'abo dusanze hari abahutu, abatwa n'abatutsi. Noneho rero icyo twifuzaga ni ukubaryanisha, tubazanyemo imana badafite, batari bazi, tugiye noneho no kubaryanisha, kuko nitubateranya tuzaba tubakanyisha n'aya mana, babone uwo bicane. Nuko abanyarwanda batangiye babigenderamo kugera ubwo mu Rwanda rwiriwe na jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, ariko biturutse ku mvano y'uburyo bwari ubw'imibereho, butari uburyo bw'amoko. Uyu munsi rero nk'inama ntanga, byaba bibabaje nk'abanyarwanda, umuntu ukibona mu buryo bw'amoko, umuntu ukibona mu buryo bw'ubuhutu, ubutwa n'ubututsi, uwo afite ikibazo, si uw'i Rwanda. Akwiye gusengerwa, byakwanga akagirwa izindi nama, byakwanga agakurikiranwa n'amategeko, kuko ibyo ni ibihe bishaje twashyizweho n'abakoloni, tugomba no kuvamo. Hari umuntu ushobora kubwira uti bite wa muhutu wanjye we, akabona biramubabaje, tangira kuwisobanura uburyo ki atari umuhutu, atagize ate, kandi kuba umuhutu si icyaha, ndetse kuba umuhutu ntibisobanuye kwica. Ahubwo nk'ubu twese hamwe nk'abanyarwanda, twese turi abahutu b'igihugu, cyangwa se turi abakozi b'igihugu. Umushumba ushumbye u Rwanda niwe mututsi mukuru mu Rwanda. Uwo niwe twese duhatsweho, niwe uduhatse, turi abahutu be. Hasi rero nawe nibimanuka, umukozi wanjye ni umuhutu wanjye nka umututsi we. Twese bivuze ngo nta muhutu, nta mutwa, nta mututsi. Twese bitewe n'uko turutana kugera hasi, bitewe n'icyo umuntu ari gukora. Uyu munsi ushobora kuba umuhutu, undi akaba umututsi, rero akaba umutwa, undi akaba umututsi, bitewe n'aho uri, n'abo muri kumwe, n'ibyo muri gukora. Icyo gihe ni ijambo, ntabwo ari amaraso. Nizere ko rero izi mpanuro muzumvishe, nta muntu uzongera kubabazwa no kuba yaba umuhutu cyangwa umutwa cyangwa umututsi, ngo abyumve mu sanse yo kuba yakwica umuntu runaka, kuko kwica runaka ni ukwica, kumena amaraso ya runaka ni ukumena amaraso n'ayawe ubumennye. Turi bamwe, turi bene Akanyarwanda, turi bene umugabo umwe. Ayo mateka nyatangiriye mbere y'ubukoloni, nyavuze shingiye ku Rwanda rwa Gasabo, ariko u Rwanda ni u Rwanda rw'abanyarwanda, ni u Rwanda, ni urumuri Rwanda, ni urumuri rukwira hose, ni urumuri rwogera, ni urumuri rusakara. Bivuze ngo rero aya mateka y'u Rwanda ni maremare, yaravuzwe, ariko tuzagaruka tuvuga no ku mateka noneho y'u Rwanda nyirizina, tuvuga ku mateka y'u Rwanda yo mu ibanze, tugere mu mateka ya mbere, tuze tugere mu mateka ya kabiri kugera uyu munsi wa none. Murakoze, ndabashimiye. Iyo twaganiraga ku mateka y'ukuri y'abanyarwanda mbere y'abazungu. Umwanzuro rero kuri byo ni uko nta moko atandukanye kera nk'uko abazungu babyigishaga. Kera nta moko yari atandukanye nk'uko abazungu babyigishaga, yigeze aba mu Rwanda, yaba abahutu n'abatwa n'abatutsi nta yari ahari. Ndetse abanyarwanda bose bavugaga ururimi rumwe, basangiye umuco umwe, basenga Imana imwe. Ubukungu bwabo nibwo bwabatandukanyaga, bakitwa abahutu cyangwa abatwa cyangwa abatutsi. Ntabwo byari kubera ko yarabaga ari amaraso. Abazungu b'Abageretse n'Abadage nibo bashyizeho amacakubiri, bagena ubwoko hakoreshejwe ubukoloni bwo mu bwenge, ubwo bise divide and rule.
kugira ngo murabyumvishe rero muhorane Imana, Uwiteka Imana bishimire, murakagira Imana n'u Rwanda, muhorane amafaranga, mugwize ibyiza ndetse muhahe muronke.